ya mbere Yego. si ya indi mweresa abantu mariage ya mbere ni mwe babiri Yego. rimwe na rimwe aragiye bihinduka Yego. kuko burya ntago biragora ko akenshi ko watekerezaga ikintu ariko kigenda ijana ku ijana byarahindutse asigara mu rugo agateka maze ukava mu kazi ukaza ukavuga ati sheri natetse ku meza birahari kamukanda ibirenge. Oh yes. Byarahindutse nagusubije ndamufite azuza imyaka 8 mu kwa gatatu. Ibihe byiza cyane gukunda ibiganiro bya Leya Entertainment. Nitwa Leandra ni mugabo ubusanzwe tubana hano nk'umunyamakuru ndabizi abantu benshi bamwe na bamwe hari gishobora kureba ikiganiro bwa mbere ariko we dutarunzi nzajya mbazana abantu batandukanye yaba sinema, umuziki, comedy ibintu bitandukanye kuko ni entertainment ariko nanone yigisha. Uyu munsi hari abantu bifuza kujya muri sinema afati nzageramo ne akabareba umuntu bati ngiye se nzaba nkuriya akareba umuntu afate se ngiye nabigeraho ne. Ibyo byose tuzajya tugerageza tubiganiraho n'abantu bamwe na bamwe bari muri icyo gisata kugira ngo batubwire ibanga cyangwa se icyo umuntu yakora kugira ngo abe yagera kuri ibyo bintu. Ngiye nkunda kuvuga ko ndi no head ahantu hose uri ufite ikintu usangiza abanyarwanda tuzakorana ikiganiro ariko gifite icyo kimariye umunyarwanda. Imbere yanjye hari umukobwa mwiza wambaye neza nanamubwiye nkimubona atarajya kuri kamera. Wambaye neza kabisa. Urasa neza, wambaye neza. Nakoze. Ebana ibintu byose bisaba kabisa. Umeze neza? Meze neza nta kibazo. Yego, amazina ni Nshuti Igihozo Nshuti Mireille. Igihozo Nshuti Mireille. Yine nayo ndayazi. Buriya ugiye gukorana interview n'umuntu urabanza nyine kumenya ngo ni muntu ki. Kabanzwa mu stalking. Naragustokinze koko. Naragustokinze. Buriya ngiye hanigiye njya nko kuri social media ngiye gustokinga nk'umuntu nyine tubiraho ngaho. Kareba ni muntu ki ibintu nk'ibyo naragustokinze. Yego. Ikindi nkunda personality yawe buryo nyine uvuga ukina ni fresh cyane. Urakoze. Abaye sawa. Amakuru iminsi. Amakuru ni meza. N'ubwa mbere duhuye ariko twaracatinze kuri Instagram no kuri WhatsApp turavugana. Nishimiye nyine kwaje urumva witabira utumire kabisa. Yego. Wakoze cyane nyine abantu bagira akazi kenshi ukabura umwanya ukabona ntago kubona byoroshye ariko ndagushimiye kuba waje. Urakoze cyane. Yego tugiye kuganira rero ku rugendo rwawe rwa sinema kugeza uyu munsi bakumenye nk'umukinnyi wo mu ndoto ariko reka mvuge ngo hari haso hari bwa buzima bundi baciyemo nyine ukishaka kugira ngo nyine umenyekane. Reka mpere kwanza ku munsi wa mbere utangira gukina filime cyangwa utangira kugira indoto zo gukina filime byari wageze muri filime gute? Indoto nari nzifite n'ubundi kuva kera yuko nzakina filime. Yego. Ahubwo hari ikintu bita kuba ufite inzozi zo gukora ikintu runaka none n'uburyo uzakigeraho buriya biratandukanye kubera ko ubu zifite mu mutwe ariko kwibaza hari ahantu hararenze nzaca kuri inde nta muntu mwakuvugisha ntabwo wamuhagarika mu nzira ngo umubwire ngo mfashe cyangwa iki biba bigoye. Njya gutangira bwa mbere najyaga nafataga telefone cyangwa nkafata mashine y'umuntu runaka nkasacinga naho nkandika muri Google nkandika amafilime yo mu Rwanda. Buriya Google hari ukuntu igira akantu gato kaguhereza link gake nza kubona hari ino KFTV igihari KFTV banditse ngo bafite casting. Yego. Ndavuga ati okay kuki ntabigerageza njyayo ariko ntago yari casting yo gukina twagiye tuzi ngo turate dukina. Iyo ugitangira ubuzi ngo baguhamagaye bagomba kwitashyira kamera hariya bakubwira ibyo ukora ukahita utangira televiziyo mu gitondo ukababaza kubera iki mutabishyizeho. Niko wibaza none n'igihe itwara n'umwaka itarasohoka kavuga ati kubera iki uhamagara kubera iki itarasohoka. Natwe nuko twagiye tuzi ngo bagomba kwita dukoresha casting. Yego. Tugezeyo dusanga ahubwo baratanga amahugurwa cyangwa training za amezi 3 ukwezi sinibuka. Ndavuga ati n'ubundi naje nubwo nashaka gukina ariko sibyo mbonye ariko wenda hano buryo iri kumwe n'abantu mukora cya kintu kimwe cyangwa mushaka gukora ikintu kimwe hari link wowe ufite njye nafite hari n'amakuru wowe ufite njye nayafite so murayasharinga mwese muri group. Ndavuga reka amagume narebe so uko tugenda twiga tujya tumenya n'abantu aho kwishura akazi n'abatuganiriza.
bagenzi banjye bajya ku ma Facebook bakabona habaye ma casting so rimwe rero ahantu haza kuba casting njyayo ubwo hari hehe ahambere hari bari bayikoreye reba n'umuhanda wo ku Muhima umanuka impande ya gereza yego ndawubona hari ishuri bari ahasi sinzi ukuntu ryitwa ndariza ariko ntabwo nibuka ukuntu ryitwa ntabwo ngibuka ukuntu ryitwa ko hari ishuri twanakiniyeyo icyo gihe dukora casting baranadufashe filime dukora episode imwe ya kabiri ntihakorwa imwe gusa nyine reka nkubwire hari igihe nanone hari igihe mutangira bikanga buriya haba hariho impamvu nyinshi yego dushutinga imwe iya kabiri ntibyakunda agafaranga karabuze sinzi ukuntu byagenze ndaho ngaho abacuti banjye baza kumamagara hari undi muntu wabakonegisa yego baramubwira ati uyu muntu umufate arashaka gukina filime pe yego hari Nyamirambo abo bantu n'ubundi bagiye bakora amafilime menshi ya komedi akamenyekana icyo gihe bankize mu yo bitaga ariyo bakoraga yitwaga Rumashana zari komedi yego hakundaga gukina umuhungu witwaga Furafura ndamubona uramuzi yego ndamuzi hariya rero naho nakiniyeyo Nyamirambo yego Nyamirambo njyayo kurya nyuma ngezeyo barande bambwira toke narebe urashaka gukina ndashaka gukina ho rero ukuntu bakoraga uwashakaga nawe bakomezanyaga uwaje nawe bakomezanyaga nimba usibye uyu munsi nimbuje urakora nusibe ejo barakwihorera nyine bakoranaga n'umuntu ushaka pana kwinginga yego ubishaka njyayo hari ahantu bari mu bantu banzamaye kuko n'uwamamagaraga wundi yambonye kuri screen yambona kuri screen ya hariya yaho ngaho nahereye nyine njya kujya muri casting y'indoto nabwo ni post yasohotse nabwo barayimereza yego bitankomerezaho okay ariko urebye byahereye hariya kandi zari comedy so nanjye nahereye muri comedy ubwo nawe uri umunyarwenya burese oya baravanga burya muri filime za comedy haba harimo abanyarwenya ariko habamo n'abandi bacamo biraho ngaho nanjye nari muri abo bacaho ngaho okay ni byiza ubundi nahereye muri filime ariko reka mpere no mu bwana bwawe hari igihe mu bwana ukura uvuga ngo ndumva ndifuza kuzakora iki mu mashuri wize ibiki primaire neze bisanzwe secondaire ndakomeza ngeze mu wa 4 niga computer science and management ngeze muri kaminuza niga accounting ubu nibyo ukoramo yego aho ngize ngo aratati ndabikora hano mu Kiyovu muri parking ukora mu bijyanye n'iki muri finance n'ubundi muri finance okay wumvaga muri wowe wigize utekereza ko uzakina filime numvaga ngomba kubikora ariko simenye ngo nzira ni iyihe kuko buriya mbere ko ntangira filime hari abacuti banjye twari duturanye barafite studio ikora umuziki so bakajya bakabona studio hari iminsi ipfubusa umuvandimwe umwe araza ambwira ati ariko nkwereke mirire ubundi twirirwa twicaye mu rugo nta kintu dukora sibyo muna tujya kuri recording cyo gutangira sinema na recording indirimbo ya mbere ariko ntabwo yasohotse umuntu aba yarahereye kure n'ubwo abantu babasitari baba barahereye kure umuntu aba yarahereye kure bagira buriya producer agize nk'ikosa rimwe akayisohora agasora nk'ako gace ahubwo bayiduhe tuyumve ushobora gusanga ufite impano ahubwo wowe utabizi yeso cyo gukora sinabyo ushaka kajya mbwira mu matima tujye kuri recording mwarayikodinze twarakoze nuko yitwaga ngo kize byiza ntago nibuka ntago nuko amagambo twavugaga ntago yuko nyine ritme yayo ubanza nahe narafata neza nzakoresha nitekereza nk'uyu munsi tuba turi kumwe uri umuhanzi cyane uri kumwe imirongo cyane kumwe baririmba live batashyizemo iby'inyuma sinzi ko babyita nanjye nkaza nkabikorera hano yawe ntabwo byari gukunda byanze ku minsi ya kabiri mpita ndekera yego
ibyo byose ni haso umuntu acamo nk'uko bivuze kugira ngo ujye kumenya ngo ndacangaha kugira ngo ngire hantu nifuza biragoye kandi uretse ko hari n'ikindi kintu erega hari ibyo wifuza akujya ukaka hari n'ibyo umuntu ashoboye yego nanone yego nshaka kuba nifuza gukina umupira cyangwa nshaka kuba nifuza nko kuririmba aho ugasanga wenda nshoboye kuba nakora intebe cyangwa iki hari ibyo twifuza ariko n'ibyo dushoboye kuba twakora izo haso zose waciyemo ngo ntabwo ndagira ku ndoto ari uyu munsi nyine bakuzimo cyane izo haso zose waciyemo hari igihe kigeze kugira vati ariko ubundi ibintu ndimo n'ibiki wabireka ugacika intege ntabwo byabura bitari rimwe bitari na kabiri byari bigenze bite wenda nka rimwe ubwo wibuka aho wumvise ucitse intege byari bigenze bite ahantu twajyaga gukinira Nyamirambo kurya nyuma hari kure yego ni hano mera neza ndahabona numva urenga kurya nyuma kwinjira no amanda w'igitaka hari kure noneho muri icyo gihe n'amatike akaba ari ikibazo nta modoka yageragayo ureka ubu ngubu wenda bisi zisigaye zimanuka zikagera na hariya bahita Norvege nayo hose aho hose ntabwo zageragayo umva agomba gufata moto si ukubona moto ikuzamura ikongera ikagusubizayo rimwe na rimwe ukazamuka n'amaguru kavuga se ubundi kurwana ni iki kavuga ati hari n'igihe ushobora kuzabikora bikanga ako kantu gaca intege ikindi kwa tendinga casting ntibagufate cyangwa bavuga ati twagufashe mu gitondo nyuma y'icyumweru ukabona ya filime yasohotse bataguhamagaye kuko mana hari n'igihe bakora groupe unarimo na script bakayiguha nyuma y'icyumweru warakurekera ya filime ukayibona ngaho yego so bigenda bica intege ariko iyo uzi icyo ukeneye iyo uzi icyo ushaka mu rugo bumvaga neza indoto zazo kuba wakina filime yego ababyeyi ntabwo bigeze bagira complain ntabwo yabigizeho ikibazo namubwiye ko ngiye kubitangira arandeka ariko ngiye cyambere naharaniraga kuvuga ngo nimba yanditse nkagenda atabigizeho ikibazo atantangiriye nkajya ngenda ntorotse ngomba kumwereka ko cya kintu cyaba cyiza ku buryo ni case nawe ageze nda mu gihe cya passé cyangwa kiki ashobora kuba yabikora ko ni ikintu kitasaza ni ikintu kitagira limite y'imyaka yego ni icyo na making sure ko nkora ku buryo nawe azajya yicara akavuga ati yara n'umukobwa wanjye uvuza ku kantu ko nagiye guhita noneho ugiye gukina wenda filime ya mbere yasohotse wibonye kuri televiziyo cyangwa se wibonye kuri YouTube nyine hahandi biba byarangiye noneho compliment yo mu rugo ari meze ite ntabwo ubizi noneho hari igihe bababwira ngo irasohoka uyu munsi bose babakusanyije bicaye bagahindura amasaha n'ibigiciyo uraseba uraseba yewe barakubwira ati se byarakozwe ariko byari byiza biragushimisha kubera ko at least baravuga ati noneho wawe ntabwo watubeshyaga ikintu wagiyemo cyaragaragaraga bakagukosora bakakunenga bakavuga ati muzahindura ibi ariko nta kintu cya mbere gishimisha nk'uko hose bicaye bakurindiriye cyakora ndabyibuka uzi none umubyeyi watangiye kujya none posting ibintu byawe kera 2017 nari mvuye mu itangazamakuru rya radio ngiye mu rya televiziyo noneho rimwe mbwira mu rugo nanize n'ikindi uyu munsi ndaca kuri televiziyo mu rugo bose barimo bareba televiziyo noneho bakanahamagara kugira ngo barebe ko witaba yego biraryoha nyine kuba nyine family iri supportive bakabona nyine bari excited kureba ibintu byawe barabati wa muntu nyine hari n'umumama ndibuka hari umumama duturanye nyine iwacu ko ngiye mu rugo ni Gisenyi yabwiye umukobwa ati aturiya ni wa mwana nzi cyane hagarika bakabona ni ati muhamagara ndeye ko yitaba so ni byiza wowe noneho sasa ya filme irasohotse uri muri ireba uri muri judginga uri muri hamanota wihaye amanota ngahe make ntago njya niha amanota yuzuye kubera ko kenshi cyane biragora ko hari akantu ubona kaburaho uvuga ati ikintu ubanza kugipanga mu mutwe yego ukagipanga uzi uburyo ugomba kugipresenta kubera ko icyambere cyo bakompaye n'ibyo wabonye ahandi niyo mpamvu ujya kwipanga mu mutwe yego biragora ko bizana kwa kundi bishakaga eida nimba wavuze ngo
ndakina gutya ntabura aho ureba muri kamera ho gato ako ngako nakwita winenga nkunda kwireba kubera ko ariko abakobwa bagomba no kwireba apana muri miroir muri biramba nakoze kuri ecran kubera ko bimfasha kumenya aho nakoze ikosa nkamenya naho ngomba kurikosora naho ngomba kongera imbaraga so ubwa mbere rero nanje vuga ati so ndabiretse nimba ari bigize ati hagari ibyanya koko ariko icyo byamfashije kumenya noneho babandi nicaga nka judginga imbaraga biba byabatwaye kuko hari igihe wicaga batakasa nk'uriya muntu nko ku batipe bari umupira nk'uri ari gukina ibiki kandi bagoye wa mupira ntago wawirukana na 90 ngo ishire n'ukuri kwima ntago bishoboka byo nyine bazamuka esikariye 10 ukahita wahagira ni semu rero navuze ati okay noneho mbonye imbaraga babantu bakoreshaga ndakosora iki yego cyakora ako kantu buriya mbere yo kujya kunenga icyo umuntu yakoze uzavuga ngo ngiye bahankize nabishobora nabyo babaza hari nk'umuntu ushaka kureba ati shabira binakina se bira nanjye nabikina abantu benshi niko bavuga ati nanjye se birasi nabishobora ariko bahagushyira bahagushyize ni gutekere oya n'umundi ukajya kubona umuntu yadusetse akavuga ubundi kuki mudakina mu zindi ndimi kuki mudakina mu giswahili mu gifaransa mu ariko mwoherereza message y'icyongereza sibyo somaje kwimwohereza hari akajambo kamwe kamusobye ubwo ajyayo icyo si cyambere mubwire ngo iyo 30 nakwandikiye yishyire mu mutwe yinsubiremo tayisoma ntago yabishobora ariko mwana harimo na struggle none ubwo mise mbitekereza ibaze gufata script ya filme yose ukabifata mu mutwe yego ukagenda ukabikina udategwa cyane kandi noneho nujye gutekereza kuko buriya iri gushaka kwibuka akantu kakurikiragaho barabibona bihita bigaragara kuri kamera shyira noneho mu rundi rurimi rutari rw'iwanyu abantu mwishana ntago muzi imvune nta makuru bafite njyewe nigeze gukina muri filme yitwa Isi dutuye ni ubwa mbere nigiye kuri kamera Isi dutuye kwa bahavu ntakubeshye ambwiye ngo nongere gukina abandi inshuti yanjye byari meze bite byari biri challenging cyane kuko urumva n'ubwa mbere nigiye kuri kamera ngiye gukina kumbwira ngo mfate script hari abantu bavuga nka ni happy tubiyorere ngashyira no mu zindi ndimi ngashyira no mu cyongereza n'iki ntuzi nimba umukinnyi wo gukina yari yararangije na primaire none comments zasohotse urumva nari mfite isoni njye n'ubusanzwe nigirira isoni nari mfite isoni ni ibintu ngiye gukora bwa mbere ari naho navugaga ijwi ntisohoke kubera nyiri ubwoba navuga ati ngiye menyereye kamera televiziyo izi kamera no kunshyira nese ziratandukanye icyo nicyo kibazo noneho ziratandukanye ntizitandukanye ariko ibyo ngiye gukora biratandukanye nawe ati mutware ibyo bintu byanyu yego comment ya mbere wakiriye mbi yari iyihe haryo bimbi ni iyihe kuko ngerageza kuzibagirwa nzibutse reka buriya nubwo ikintu kibonda kikubayeho kigupushinga akubona nanone beta kutabigumisha mu mutwe ko ugumishije comment z'abantu binaha bakubwira cyangwa ibintu abantu binaha bakubwira cyakora mugani yego ko mani hora ndi positive inziza wakiriye none ikagusubiza intege mu bugingo icyambere cyo batubwira naho mutagera mukomerezaho bakadukomparira bakakwereka reba aho wavuye reba aho ugeze yego cyangwa akaba yakubwira ati okay uyu munsi byagenze neza byatara aho ku butano no babwire bakirema aka kantu ako wamuzi uko akubwira ati bireke n'ubundi nta n'icyo maze ntabwo ari ibyawe ibaze nta nubwo nayisiba ndayireka ukayishyira hariya ukajya wiga ubwawe kuko wowe yanditse reka urashaka kwereka umuntu yuko ikintu arimo ntabwo ari cyiza si impamvu yakigiyemo wenda nta nubwo akeneye ko kiba cyiza wamugana ni iki kikubwira ko akeneye ko kiba cyiza se uramwihorera yego uramwihorera ubundi comments ni nziza ariko nanone ujye utekereza wamugani ko comments ujye guha umuntu ibyo bintu yabikoze nyine abizi ariko cyo kurusha ukambwira ati mire ibintu urimo ni bon ubushize ndeba wakoze irikosa uyu munsi ntago ryagaragaye ako uyu munsi aragakosa kandi nabonyeho uzabigenza uko aho sava akuze ukambwira ati akaraka sinema y'Rwanda n'ubundi nta kintu muzaduhana reba nkumvisha amafaranga ya mbere wakoreye muri sinema
menshi yarangaye. Ubwo ngubwo ndayavuga. Okay, amafaranga ya mbere wakoreye urumva uri muri haso zo kugira ngo byibura cya kintu uri gukora kizakubyarira inyungu. Erega natwe twatangiye itangazamakuru tudahembwa. Yego. Ariko nyine uko ugenda ukora bigera none uko agaciro kakagaragara. Yego, amafaranga rero ya mbere wakiriye avuye muri sinema yarangaye. Natangiye nitegera niyambika byose mbyikorera. Aya mbere njya kuyabona icyo gihe baranyambitse baranegeye bamereza 10,000 ku munsi. Wana aho ngaho navuze ati cyo ukora. Akazi kaje noneho. So bigenda bizamuka noneho. Yego. Ntabwo ndi kubaza uyu munsi yuko rabo nangaye ko ndabizi kutayambwira. Shata byoreze. Nabizi kutayambwira ariko ndabizi ko hari kuko uburyo usa byonyine neza. Uburyo evolution yawe nyine nayibonye uyu munsi ni sawa. Si neza se? Ni neza. Ni neza kubera ko buriya ikintu kiba cyiza kubera ko cyavuye ahantu hasi kizamuka gake gake. Yego. Ubu bimeze neza. Urugendo rwo kugira ngo none ugere kuri ya level uvuga ngo ndaca ahangaha muri n'umuntu ari kumbwira ngo ndagukunda kundi ibyo ukora ufite waramaze kuba umustar kuko uyu munsi uri umustar kuko film ukinamo navuga ngo ica kuri platform ikomeye ituma nyine abanyarwanda benshi bagiraho access bakayibona. Uko noneho kugira ngo uzagere kuri ya level uvuga ngo mbaye umuntu uyu munsi bari butekereza umukinnyi bakampamagara ndi bukorera amafaranga ndi butaye mu rugo nk'uyu mubyizi. Urumva urwo rugendo rwari rumeze rute? Rwari rugoye ako byansabye ikintu kimwe. Discipline. Ntago discipline ariko kugenda kwicara ugaceceka oya. Discipline ahubwo wa muyobozi cyangwa wa boss wawe wakuzanye uze muri akazi. Yego. Wagakoze. Kugakora ni iki? Buriya hari akantu tugira muri twebwe abakobwa ariko n'abahungu bose bamaje kugera muri la industry yacu cyangwa ni yanyu. Amara kubona yagiye kuri kamera rimwe kabiri akambwira ati mva uri mwiza ukuri ko Imana uteye neza uri gishongore cyo wakora cyose cyakundwa n'iki akatatangira akabyimbira boss we kandi nazi yuko bagiye kumubwira kubera boss we. Sibyo discipline nimba bakuzanya ati uyu munsi turahera saa moya. Yego. Tugeze saa moya zindi. Waje saa moya koko cyangwa waje saa yine? Yego. Discipline uri guhereza abayobozi bawe cyangwa umukorana burya ni nayo inyuma ya kamera. Yego. Impamvu ni nayo kuzamura. Impamvu ni ntabwo umuyobozi azakomeza gukoresha n'umusaruro muha. Ntabwo bishoboka. Umusaruro no uhe yapanze ko turi guhereza saa moya twaya moya zindi. Afite icyo ashaka maho hagati. Uje wakerewe deja mood ye yahindutse. Yanarakaye. Nihinduka cyangwa yarakaye hari icyo atari bukore. Yego. Ubutazakwitabaza wapi azakureka. Azashaka undi. Bizagenda bituzaba byisho. Discipline niyo yangeje anga nta kindi. Cyakora. Nta kindi. Ntago nze gukina kurusha abandi. Aya. Ukina uri girlfriend wa George, right? Ntabwo ndi kubaze wenda ngo George gukina nawe bimeze bite. Ngiye kubaza abakinnyi 5 cyangwa se 3. Ukinana nabo bago wow. Aha ni sawa kabisa. Kuvuga ati abantu ndi gukina nabo mba numva ndi comfortable. Yego. Okay. Uwa mbere ni Serugendo. Kabiri George. Nakambwira 5. Uwa mbere Serugendo, kabiri George. Gatatu nuza mu nzozi nakinyemo. Yego mu nzozi. Nuza Pascal ni Samantha. Yego Samantha. Hari na Gracie. Gracie hari ama shot twagiye dukorana twamamaza ibintu bya corona cyagiye cyo muri corona. Yego. 5 ninde? 5 se ko agiye nimwibuka ndamukubwira. So nago uwo muntu ujya kumuvuga ngo niwe mukirano kumvurisha cyangwa iki nagaruko nda nyuma ya kamera mamuri bugira handi hano musohokanira cyangwa iki oya usicyanzanye nzicyamuzanye murabihuriza mo hagati niba bavuze ngo ni script mbisome perfection yego sibyo agaciro uri kubihana ari kubiha ka gaciro yego ntago ari umuntu bahaje ngo mufate script musome ahita ajya kuri phone ahita umuntu ahita agenda usanga batwaye isaha ni wa muntu batwara 5 minutes indi 5 minutes mukatanye imbere mukatanye imbere ya kamera so niyo mpamvu ujya kuvuga ngo uyu muntu yo twakoranye abari sawa cyane okay ni ryari udashobora kujya muri filme
bitewe n'ibyumviro byawe cyangwa se n'iryari nyindosho urumva hari umuntu ashaka kuba ati ngwino ukiri muri iyi filime aya kankwereke YouTube urabona ibintu iri gukora yego sibyo yego hari amafilime abantu kugenda bashyiraho n'ibiganiro same n'ubu hari umuntu wanyaka ikiganiro sinyimuhe pe yego byo nyine caption yacyo urayire title yego urayire kavuga ati okay sibaye ku kiganiro kimwe nibaye ku biganiro bibiri yego same na kuri film script yawe iri hehe yego cyangwa akayinsobanurira imeze gutya hari izindi mwakoze igihe twarazikoze wamaye link ngareba ukareba kuko iyo urebye 3 enye yashyizeho artist aravuga ati uyu muntu ntabwo ari wawundi ushaka kuza kwangiza izina ry'umuntu kuko ryaramuvunnye niyo kandi waba utararikoze n'iryawe ufite mu buzima busanzwe ugomba kuririnda ibyo mbigenderaho nabyo nubwo amafaranga yazaho nyuma n'iki ariko icyo kintu nicyo cya mbere mbanza nkareberaho script yemeze ite usanzwe ukora izimeze gute usanzwe posting zimeze gute cyangwa nubwo ari ubwa mbere ushaka kubigenza gute ahubwo mise nibaza noneho aho ngaho ni iyihe sene utakina nambaye busa ubwo iyo uvuze ubusa kuko hari umuntu nabamba busa buri cyangwa ugasanga yambaye string na bra gusa ntabwo nabyambara baguhaye bakavuga ngo ni urugero hakaza ari filime wenda ya Netflix bakavuga ngo turaguheza wenda miliyoni wenda $200 z'idolari dukeneye iyo sene gusa nambaye gutyo shawapi kandi uri gushaka amafaranga oya ariko ndi gushaka amafaranga ariko oya oya we ngaku oya ntabwo nayikora oya nyine hari igihe utekereza amafaranga kumva kuriya ahantu ariko oya no kuri kuyivuga uhita uyatekereza niyo bayakubwiye kugana na sene nuko uhita umera hari izo bigeze bako approaching bavuga ngo aya ntabwo batinyuka cyokora bakunda kubikora wenda ni nko mu ndirimbo ako ndamakanira okay n'indirimbo nabyo turabigeraho ko hari acting wakoze mu ndirimbo ya Chris Easy imeze neza cyane urabikunze nakunze nyine nyine ari fresh sare byari byiza ubuzima butuma abantu tujudginga cyangwa se tukavuga ibintu ku muntu runaka bitewe n'uko nyine bitekereza wenda kubera ko wenda nkubona kuri televiziyo nkafata ijambo nkavuga nyine bitari byo kuri wowe hari igihe kigera ukaba wakina scene wagera ahantu ugasanga umuntu akuza bitandukanye nuko wowe uteye yego cyane cyane rwose ariko kubera guhora umuntu ahura nabyo buri munsi yego iyo witaye ku kintu umuntu wundi ari gutekereza nyine bishobora kubangamira muri wowe cyangwa bikabangamira life yawe yego kubera ko njye nawe ntabwo tugomba gutekereza ibintu kimwe yego nubwo twagira 50-50 ariko iriya 50 indi niwe ku giti cye yego niyo mpamvu wa muntu undeba hariya akavuga ati uyu muntu bimeze gutya na gutya akajajinga ubundi umukobwa abasha gukina biriya bintu bivuze yuko hari indi life yindi abamo nuko babivuga so ntabwo nabyitaho nta nubwo nakwitaho reka bajyaga bajajinga abakobwa bakora mu tubari n'isi ntabwo bataba bagatunga imiryango yabo ntibakuramo amafaranga se bakagenda bakariha amashuri bakiga ariko ntabwo yicaye mu rugo ni gushaka icyo akora sibyo nese kuba akora aha hantu byahinduye uwo ari we nese ntabwo twasanga uwagiye mu rusengero buri munsi ari ufite umuco mubi kuruta wundi wagiye muri ka kazi se murebe no kuri sinema ntabwo wanjajinga ngo ugende wicara umva ndakora ndavuga ati ahubwo kuba wafashe uwo mwanya ukamvuga yesu we ngiye kumekinga ashobora kuzazana n'abandi bantu ukavuga ariko kangubwire bino bintu turimo witaye ngo bari abantu barahari shaka wabyuka mu gitondo wireka cyakora byo icyo cyo ni ukuri hari igihe ugeze ugira imbogamizi zo gukina muri filime kubera ko wenda uri umukobwa ndaguha urugero hari igihe umuntu ashaka kugushyira muri filime ariko ndagashaka ko muryamana kuko hano hanze muri creative industry cyangwa se muri entertainment bavuga ko abakobwa bafite ibibazo byinshi mu buryo bwo kugira ngo bagere ku nzozi zabo bitewe n'uko n'urugero akubona ukuntu uteye wenda ari boss wawe cyangwa se ari uwo mukinana cyangwa se urabyumva kugira ngo ukine ugere kuri bya bindi wifuza akora ati keretse nituryamana yego byigeze bikubaho
hari ikintu ntangira naherewe mvuga nubwo tugira inzozi muri twebwe ariko nanone ugomba kumenya ndazikora gute urazifite yego ariko noneho umurongo uri buze kugira ngo ubashe kuzigeraho yego ushaka kuba muri sinema nimba ushaka guca muri iyo nzira y'uko ababosi bamwe buryamane ubwo buryo uri bucemo yego sibyo emera guhera hasi mistake ya mbere bayabaho ngaho ni iyihe ni uko udashaka guhera hasi uretse ushaka kuhita uzamuka ujye muri yanuza ya filime iri kuri level yo hejuru yego ariko wa muntu urimo ntuzi ko bishobora kuba byamutwaye imyaka 4 5 wa wundi uri handi hejuru kubona yego byamutwaye imyaka runaka yego yego ntuzi yuko ari byamutwaye kugira ngo abashe kuba yagera aho ngaho ariko wowe ku munsi umwe bashaka kutugerayo guciza ubusamo ko muri cya gikorwa cye yego arashaka ko kiba strong gikomera aharyamana nawe uyu munsi aguhereza script uyu munsi mu gitondo kuri telefone n'undi mubosi urushaka urongera nanone nawe none kandi ibyo bintu birahari kuko umubosi wawe ntago azakomeza gukoresha azi yuko mukorana kubera ko mwaryamanye kuko azavuga ati nyuma y'ibyumweru 2 uyu muntu agazongera kumusarura yego azaba yambonye nanjye namubonye dufite icyo tuziranyeho ntago twahuye kubera ko afite impano ndende so bivuze ngo nzamubwira ikintu nsuzugure nzamuhamagara ngo aze mu kazi akererwe kubera ko azi ko twaryamanye nzajya mutunguza akazi yange cyangwa ntamigihe nzamukeneyemo iki uri gushaka gutangira za nzozi zawe ukeneye ahatariho nyine hera hasi ubanza umenye ngo wandi wahereye hasi ubundi abameze ati aba yumva ati akazi nzakubahane nimera hano yego cyakora ako kantu ko niko kuko buriya hari igihe umuntu yifuza gukurikira inzozi ze ariko akazikurikira mu buryo butari bwo ugasanga urifuza kumera nka runaka ariko runaka uri hahandi uri kubona ntabwo uziwe uko abayeho urumva rero biba bigoye bivuze ngo rero impamvu tuba tuganira n'abantu nk'abangaba mubona ku mateleviziyo mubona mu bintu bitandukanye ni ukugira ngo ze akwensiparinge ariko anaguhereze inzira uyu munsi wowe uri umukobwa abakobwa benshi hano hanze bagowe no kuba rimwe na rimwe ababosi babwira ngo mbere yuko dukora iki ngiki turaryamana sinzi impamvu abantu batajya bubaha kwambarira ubusa umuntu buriya biri mu bintu nubaha ibaza ariko nyine kuba ushaka kuryamana n'umuntu 1 2 3 4 5 bose nyine ukabambarira ubusa so ibyo ntabwo babyubaha kandi ni ikintu gikomeye cyane so ibaza rero uri umukobwa warabonywe ubwambure n'abantu barenze bangaye bitwa ko ari abakoresha bawe nta gaciro bagashaka guhereza niyo mpamvu navuze icyo kintu umukobwa uyu munsi wifuza kujya muri sinema nihe nama ikomeye wamuhereza inama ya mbere nabanze abanze yicara avuga ati iki kintu ngiyemo kwanza bazamfata ku mpande ebyiri hari abazabona nk'aho ari byiza n'abo bazabona ko ari bibi ese na depression nzabigirira mu reke kwicuza kuba nabigiramo agahinda gakabije kubera abantu batangiye kubinyangiramo icya kabiri amenye noneho ngomba guhera hehe za casting zo muri za kampani wenda zikomeye zishyura neza zizagira niba zanze zabuze yego kamere hasi wa muntu ukeneye abakinnyi apana ukeneye kuvuga ngo nyeneye umuntu runaka wo kwishyura amafaranga angana gutya yego kuko hari umuntu uvuga ati njye nyeneye abakinnyi bo kuzamura jyayo uzamukireyo wa boss wundi nakubona cyangwa wowe nugenda ukamubwira ati nje muri casting uzamwereka imana afite akwakire nugera discipline muhite mukomezanya yego kuko azaba yabonye deja ufite impano afite na discipline uyu nta kibazo afite sibyo ariko nimwanga akantu ko guhera hasi iranganye nuko ni ikibazo biragoye ko wavuga ngo uhise jumping agutya bipfe gukunda biragoye byo wakirute abakobwa bamwe na bamwe batemera gukora ahubwo bakishimira guhabwa amafaranga n'abagabo reka mvuge ngo ubuzima bw'ubuslay queen kwa ubyakirute nk'umukobwa akono mbifata nago nkunda ikintu cyo kujajinga buriya yego kandi nemera ko buri wese afite inzira ze nk'uko wese afite inzozi ze yego umva buri wese icyo kintu
buri wese afite inzira ze n'inzozi ze n'uburyo bwo guhigamo amafaranga. Hari ushaka gukoresha intoki, hari ushaka gukoresha umutwe, buri wese afite icyo ashaka gukoresha. That's why ngira gutya nkikomereza kuko nimba ngiye nshaka kuvuga ati reka nkureho inzara ngende mba umutetsi kugira ngo muri akodesha inzu, hari uvuga ati ahubwo ngere reka nzishyireho nzigire gutya kugira ngo muri akodesha inzu. So buri wese urumva ko bafite inzira yacamo. So barakoga rero ntabwo njya mbitaho. Hari nibyo ntabwo byitaho, ariko se ubwo buzima ubona hari icyerekezo ushaka gutanga mu gihe umuntu yabigiyemo? Icyerekezo gute? Uvuga ngo n'urugero ni wa mugani uvuze ngo ndashyiraho inzara abagabo wenda nseduiza abagabo, ubwo ubona ubwo buzima ari uburamba? Okay, aha rero tugiye kujyamo detail. Kuramba ushaka kuvuga no kuwe, no kuvuga ngo n'urugero wenda uyu munsi naguha amafaranga, ejo n'uriya yaguhaye, ariko se nyine biraramba ku buryo umuntu ashobora kuba muri ubwo buzima nta kazi akumva ari byo nyine bishobora kumubeshaho kandi biri kumutunga. Kangubwire rero riya, kangubwire riya biriya bintu kuba wabyukiye mu gitondo, yego, uri umuntu mukuru. Buri muntu wafashe indangamuntu aba ari umuntu mukuru. Yego, kuko reka ngoye nk'urugero, ababyeyi bajyaga batwohereza muri internet hariya bako nubwo ikigo cyavuga ngo kiragufungirana kiragukaniye kigize gute, twaba turi abanyeshuri nka 400. Yego, ariko harimo animateur na animatrice babiri gusa. Abantu bacunga abanyeshuri bose ntabwo bishoboka. Ako habaga harimo umwana ushaka kwicara mu kigo imyaka 6 igashira atazi na gate kwese. Yego, hakaba harimo none n'utazi uko ikayo kwese. Yego, umva wese afite impamvu yahisemo icyo kintu. Yego, nyuma hazabona na razilita. Yego, zacyo. Yego, so ni same way. Nimba wicaye ngaho imbere ya kamera uyu munsi, uzi impamvu ushaka kwicara ngaho imbere ya kamera. Yego, so ni same no kuri uwo mukobwa. Nimba azi impamvu yahisemo ibyo, nakavuga ati njye sinyeneye gukora akandi kazi, nzanshimisha abantu mu buryo bwari bwo bwose simbuzi. Yego, hari ababyina mu tubari, hari abagira bate, hari abaza kugira mu tubari, hari abaza byinshi bitandukanye. Yego, nibwo buryo nzajya nkoresha kugira ngo mbone amafaranga nkeneye. Yego, ubona bamushyira ku ruhande. Nibwo buryo yahisemo, sibyo? Kuko yarebye abona kandi kazi byanze, aravuga ati aka niko kanyorohera. Yego, nibwo buryo yahisemo. Cyakora kuko hari no bikoranye mugasanga arayakusanyije, agize ikindi gikorwa akora, arabihagaritse. Ariko namunge najajinga cyangwa njajinga, buri wese abafite impamvu yahisemo icyo kintu, kuko umuntu wese ni mukuru. Yego, ni mukuru, ufata kamera z'impamvu, ufata microphone z'impamvu, afata passport yakamba akajya Dubai z'impamvu. Buri uzabona yahuriye n'ikibazo araza akagira gutya. Hari story bansangije, iyo bakwibye microphone nawe kikavuga ati mire. Hari story bansangije y'umuntu wagiye Dubai, umukobwa yagiye Dubai ava baramwangije. Ubwo iyo nindi nkuru tuzashaka kuzavuga. So nyine sometimes nyine ushaka kujya mu bintu ujye umenya ko harimo na risk. Ibyo ukora byose mu buzima nta kintu kitagira risk. Wirengera ingaruka. Nese nta risk ugira. Amfasha nyinshi cyane rwose. Ubu hari umuntu uvuga ati Yandra afite kamera, afite microphone, buri ibintu byose byararyoshye n'iki, ako ntawe uzi behind. Same na cinema, bazi ngo twagezeyo. Abenshi bazi ngo amamodoka dukinamo na yacu, abenshi bazi ngo amazu na yacu niki, ako ntago bazi ngo risk tuba dufite n'izi. Ni same rero n'abantu bose, akazi kose ukora kakwinjiriza kose kaba gafite na risk cyane, ntago ziba zisa niyo mpamvu. Yego, nkunda kuganira n'umuntu ufite ibitekerezo byinshi, bita bituma nyine numva nshatse nyine ko dukomeza kuganira, aho ugasanga wenda nk'igihe kiraba kitoya, ariko ntacyo turaza gusa kugerageza kubihina. Hari abantu benshi uyu munsi bafata ubukwe nka reka mbyite nk'ikintu cy'ihame. Mbonye ijambo nkoresha cy'ihame. Fata njyewe ntakoze ubukwe rwose n'umugabo ntabwo twabana. Undi avuga ati njyewe mbyaranye n'umukobwa cyangwa se njye na girlfriend wanjye tubyaranye ntabwo twahita tubana. So ubwo icyo ngiye nshaka kugira ngo nkubaze kuri umukobwa unabibamo cyane cyangwa se uviva muri ubwo buzima, wakira ute mariage?
mariage nyakira nk'ikimenyetso cyiza wenda cy'urukundo, but rimwe na rimwe aragiye bihinduka. Yego. Kuko burya ntago biragora ko akenshi ko watekerezaga ikintu ariko kigenda 100%. So nyakira nk'igikorwa cyiza, like waweresa umuryango, waweresa umupartner wawe muri kumwe, cyerekana yuko mwakundanaga, semo n'abazabaturukaho, nabo bazaza bagashingiraho. Yego. Uyu munsi rero abasore benshi bafite reka mbite ikibazo cy'uko nta mafaranga bafite ariko bafite bakunzi, ariko yambwiye ati none se twakwibana imena twigira mu murenge, ayo mafaranga twakoresha business. Abakobwa ati reka ati ngiye mama ntamweretse ubukwe. Ari wowe umupartner wakakubwira ati shaho rero Mireye urabona ntago ubuzima bumeze fresh, ariko njye nawe tugiye gushakisha ubu miliyoni 3 reka tubishyire muri business, ariko tujye mu murenge tugire gute tubane, wabyemera? Okay, uzi ikosa rya mbere tugira abantu no gukompara, like nimba Leandra yakoze ubukwe bwa miliyoni 20, nanjye nuko bigomba kugenda. Nanjye niko bigomba kugenda. Yagenze mu modoka imeze gutya, yambaye imyenda ivuye kwa runaka, yakoresheje hoteli runaka yamutekeye, nangitse masi ko bigomba kugenda. Yego. Mwinjiriza ahantu hamwe se nibibaho. Yego. Mariage ya mbere si ya indi mweresa abantu. Mariage ya mbere ni mwe babiri. Yego. Kuko nimufata izo miliyoni 20 mufite, hari n'abajya gufata ngoroni muri bank. Barahari akagira ngo akore igikwe. Ari umutipe yaragiye afata credit ya banke ajya gukora ubukwe. Mu mwaka umwe yari amaze kudivorsa n'umudamu we. Uyu munsi uwo mutipe aracyishyura credit. Ubwo zingo ngo umugeze imbere. Okay, haguhingutse ijambo mariage. Yo atakutikira mu mutwe. Ariko ni mistake. Twatu miliyoni 10 bifitiye. Mufashe mu kamwe. Yego. Nabwo se ngombwa ko yuzuri mwereka. Ari yose. Ziri 9 mukazishora mu kuko reka nkwereka. Nubwo bari mariage ura munsi umwe, ako mariage ya mbere birenze cyangwa ibigoye mugiye gukora. Ni nyuma ya wa munsi cyangwa ya masaha 28. Yego. Kuzamuka. Kuko mu gitondo ari gihe tumutera inda, nyuma y'amezi 9 haba haje mu ndi muntu, hari gihe bazari 2 cyangwa 3 mugakomeza muzamuka. Nibwo buzima bukomeye kuruta wa munsi umwe. Yego. Nemera ko mariage ya mbere na mbere atanya avuga ati dukora ukwe ariko hari ubushobozi bumeze gutya, ni hagati yanyu. Yego. Muvuze ngo dufashe 500 cyangwa miliyoni kadukore umurenge. Yego. Ukabisona famille izi kabisa biba byoroshye, ariko gufata ngo ukajya no gufata ideni. Okay, reka aka kantu uraza kuza kumbwira icyo wahitamo wowe. Yego. N'utuntu tubiri. Sex before marriage cyangwa sex after marriage? Sex after marriage. Why? Okay, impamvu ya mbere akenshi iyo ibaye imbere yaho 80% birangiriraho. Yego. Kubera ko amatsiko no kumenya yarafite bitabishira, akavuga ati kanana nshaka undi. Yego. None ko uyu munsi urubyiruko se twabigize nkaho nta birenze. Oya nta kintu kitahindutse. Sha urubyiruko rwo byose byarahindutse, n'ibintu ku isoko byarahenze. Uyu munsi urubyiruko ntabwo sex bayubaha. Oya na mariage ariko yarahindutse. Niyo yakurindira cyangwa wamurindira, bisigaye mugenda mwamara kwezi mukata mutangira process za divorce. Mwagera mu rukiko rukabahereza amezi n'imbaranga y'abatanga. Ubwo none hagezweho ikintu cya ndongora nitunge. Ako ndongora nitunge buri mama mushatse kuvuga iki? Ruvango no rugero. Wenda ngira arakubiswe. Wowe ifite inoti zabo. Ako kantu rero ko nshaka kuvuga. Kera nibajyaga dusereza ngo tujya mu bagabo bakuze ngo amafaranga yabo. Ubu niba ndasigaye bagenda. Tukarabavu niba ndasigaye bagenda. Ni bande? Abasore ngo bana ngo abasore ngo badaho babandi babamere nabi. Ngo twagiye diaspora. Ubu nande bari kugenda. Abahungu bari kuturusha umubare. Oh yes. Ariko baragenda ngo nitunge nango ngiye nemera kwibaho kwa. Kubera ko rega ntago mpati namushaka kugira ubushobozi bungana. Yego. Nukuri. Yego.
pe ahubwo na kiriya kintu abatipe kigomba kubavamo ngo nimba ngo umukobwa ngo afite akazi ngo kari haya kanjye ngo yinjiza menshi kundusha ngo ubwenda yansuzugura ngo ubwenda oya agare byo wowe uramutse urusha umusore amafaranga cyangwa se umupartner wawe amafaranga wabona ari ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe ni ukuri bisanzwe cyane none se kuki numva kuki ngewe noneho nta bushobozi mfite we buri hejuru cyane kuki nge nakumva bisanzwe cyakora ufite kandi n'umupartner ni umuntu mugiye guhinduranya ubuzima yego abirenze ahubwo no kwanda bango kataraza ariko katangiye kuza kuva batangiye kugenda none ndabona ibintu byarahindutse byarahindutse asigara mu rugo agateka maze ukava mu kazi ukaza ukamubwira ati sheri natetse ku meza birahari kamukanda ibirenge yes byarahindutse ibintu byarahindutse bigomba guhinduka yego yitwa Mireille turimo turaganira ni umukinnyi wa filime ariko njye nakunze nkuko bivuze nakunze personality ya nyine uburyo ukina uburyo nyine acting yawe ni sawa cyane kandi keep it up ni sawa cyane hano twicaye hitwa kuri Uncles niba ukeneye kurya ibiryo bimeze neza cyane hano hari ikintu cyitwa umuceri hano yego ndawurya ikiganiro kirangira kabisa haba ameze fresh cyane so ntekereza ko ni sawa ariko reka tugaruke kuri cinema none yego Indoto ni filme yakuboostinze wenda hari aho wagiye uca nkuko twagiye tubikomozaho mbere ariko ni filme yakuboostinze cyane wungukiye iki muri cinema mu byukuri uyu munsi ushobora ngo ngewe uyu munsi Mireille cinema ntabwo ari ngo mbwira amafaranga ufite cyangwa se amamodoka cyangwa se ibibanza utunze ariko ni ikihe kintu gikomeye wungukiye muri cinema abantu abantu umva nabo ufite nyine abahiye ariko abantu ni abantu pe ni ikihe gihombo wagize uri muri cinema igihombo yego ukuvatisha aha ntabwo bigenze neza ntacyo sure nta kintu nahombye wapi sure ese ubu ngubu wenda nko muri filime uri umukobwa wenda harimo n'abagabo mukinana cyangwa se abasore hakavamo umwe agashaka ko yagukunda cyangwa se nawe ukaba wamukunda ntacyo byagutwara nta kintu byantwara ntabwo byakwica se akazi oya icyambere cyo niba mufite ya discipline erega ifite discipline ibintu byose babamo ufite ya discipline nakubwiraga ntabwo byakica akazi noneho bamuhuye none ari wa muntu none ukunda bya bintu urimo apana wandi uzaza uvuye hanze runaka ahantu mu yindi si atazi bya kakazi ukora akakubwira mu gitondo ati bihagarike ariko wowe mwese muzi imvune zibamo muzi ibyo mukunda ibintu bimwe oya ntacyo byakangiza abantu nk'umukinnyi wa filime rero iyo uri mu rugo cyangwa se reka byite muri ya free time yawe ni iki kikuruhura ndaryama nkanareba filime yego ureba filime z'ubuhe bwoko bwose babaho bwose oya iyo uvuze bwose haba harimo na za zindi oya kusetse ubusetse iki ntibavuze ko igishego cya mbere kiba mu muntu ntabwo ari cyo yumvisha ahandi ko mvuze filime za zindi ugahita useka igishego cya mbere kitubamo zose comedy drama action byose na za zindi nishimikana nawe ko biri fan ni sawa cyane noneho kuganira n'umuntu nyine uri flexible utikomeza ari umuntu mukora interview ukabaza biteze ni byiza umeze neza ntagiye kishatse kunyinjirira oh yes ubwo ni nk'iki kibazo nakubaza kuba uraza kukimenya oh yes wisanzure oya nanjye ari byo nakubaza kuko nanjye nkunda privacy nkunda n'urugero ntabwo nifuza kumenya ngo wenda wambariye kuki sibyo ndifuza nyine kubona wowe gutyo umeze ninjya gucukumbura ngo njye muri bwa buzima bwawe bwite nukurengera abanyarwanda ni abenshi nibyo baba bashaka mu biganiro ngo urumva ngo bivuga ngo ukuntu ngo jama ngo wenda bamukubiste mu kabari ngo jama ngo ukuntu ngo yatandukanye na girlfriend we ibyo ntago bindeba rero ntabwo hari ibibazo ntakubaza nshobora kukubaza wenda ibintu bisanzwe ariko ntabwo ariko nko kukubaza niba ufite boyfriend we ibyo nabikubaza mbaza uramufite sinakubajije azagira imyaka 8 mu kwa gatatu ngo ngwiki sisambaje ngamusubiza
yego ndamufite. Ndakubaje ngo ufite boyfriend? Yego nagusubije ndamufite. Azuza imyaka 8 mu kwa gatatu. Boyfriend wanjye. Ubwo abantu muzi ubwenge biramwumvise. Yego. Sibyo se? Ubwo nta bindi. Niba utabyumvise ubwo nyine ntabwo ubwo nyine busazumva iki mu tabyumvisha. Yego, utekereza ute kuba uyu munsi sinema irimo iraguka ari ugasanga nkuko twabivuze mbere ugasanga abantu bari cyita filime nyarwanda ngo ni théâtre ngo ntacyo murakora ngo urumva biriyana ati ntacyo murakora ubyakira ute izo commentaire? Reka nkubwire burya nukora ikintu umuntu nagitera commentaire uzaba wahiye ni ukuri. Impamvu ni yihe, nimba uyu munsi afashe umwanya akayireba umwaka utakozongera akayireba hari icyo gishakamo uko akomeza kubwira hari icyo ukosora kuko filime y'ubu ngubu iri gusohoka muri 2023 niko twavuga kubera ko haracyari iminsi mike dutangiye 24 na filime ya 2013 search imyaka 10 ziratandukanye. Byaturutse kuki uko twese tuvuga ngo iki kintu ugenda ubikosora nimba kuko natwe dushaka kwiteza imbere turabikosora. Bari abantu badahari rero nta kintu twaba dufite pe bari kuba bahari ni byiza cyane ahubwo bakiyongera. Buriya ntuzashimishwe n'umuntu uhora kugira ngo umva bimeze neza cyane uzashimishwe no kuba afite parite ebyiri ukubwira ameze neza no kubwira ngo hari ibibura. Nese kuzana amafaranga wamaye ku mafaranga ntayo mfite shano reka hari ukuntu Imana iguhuhiramo ikavuga ati akira reka jijisha abantu jijisha. Ninde mukinnyi prefere wawe cyangwa se ukunda ku isi muri sinema? Ese we ndibuka izina rye harya kandi shaka umwanya ndawugwaye kuko amazina yabarangura. Sibyo? Yego. Yego njya gushaka umuntu nkunda ntibukana amazina ye. Ubwo mise nibaza no uri ubwandikemo rero kandi akina mu yihe? Oya ndariza ahubwo kurisoma nanze kukotora. Ese eko yitwa Kate Del Castillo. Kate ego ni madam sinzi nimba muzi turebe ni bano baba from South America what ndamukunda cyane. Yego. Okay. Yego. Hari filime yakinnye munanye narebye akina muri Yego. Rende South. So numuhanga. Rero nakuvuga amazina yawe kujya ntaseba. Karagoye. Usibye ko urivuze nabi nta kibazo kirimo nese ko batari ururimi rwawe nta birenze. Yego. Turimo tugana ku musozo ariko ni interview ntekereza ko wakoze kumumugisha kuri Leya Entertainment kuko niwe mukobwa wa mbere dukoranye interview. Sibyo? Haya siwe wa mbere. Haya siwe. Niwe wa mbere. Bivuze ngo ni umugisha w'umuhaye hazaza benshi. Ndifuza gukoresha abantu mu ngeri zitandukanye zose. Rega ikosa rya mbere ni kudatangira. Yego. Ariko atangiye tumenya inguni ucamo. Cyane. Ubu ngubu umaze kubona kata nyinshi. Hari abantu benshi bagiye bambwira ngo singo ko baratinze gutangira ngo urumva. Ntabwo watinze nicyo gihe. Nanjye ndabwiye ngo ubundi gihe iyo kigeze ibintu byose. Yego. Ujye utekereza kuba wakina filime zawe bwite? Yego. Cyangwa se gukora sinema? Njya mbitekereza ariko ntago ndabona ngo nubuhe buryo. Soma cyane igitekerezo gusa. Ntago nzi ngo nzaca muzenzira ndabitekereza. Nta nigiye wenda uyifite hari ikoze nkaza batiri yandire ko afite amafaranga reka muheza bamushora amahari. Yego. Sindamenya ngo nubuhe buryo. Okay. Ariko bizaza kuko ubundi igihe cyose umuntu ari gutekereza ubundi ikintu cya mbere kibanza ni ide. Yego. Buriya abantu bari kureba ibiganiro reka mbareza akantu niba ngo niba ufite umushinga ujye uba wanditse kuko hari nk'igihe umukire akubwira ati ndifuza gufasha ufite uwe mushinga urumva ngo ngewe mbonye amafaranga hari aho nahera rero igihe cyose iyo ufite umushinga ujye uba wanditse kuryo umuntu akubwira ati ngufashe iki ariko mfite umushinga nanditse iyo umukusa ati batuye umuntu ariseri ariko rubyiruko rero mwige kwandika imishinga yanyu nzayandika ubwo ngubwo umukire naza mutemo heza atakiri abona utameze neza akira umushinga nguyu nanjye bakiri muze mu amafaranga ese ubundi mwaje mukamaza mu biganiro byanjye bazaza bazi none navuga ati noneho burabizi ni limit
babiri ku munsi ariko sure ubundi baravuga ngo ugenda rutwanga cyane buriya uwakoze buriya baravuga ngo kora ndebe iruta vuga numve ego kuko ushobora kuvuga nashobora ibi ariko nyine mu gihe utarabikora se ni ikihe kintu ubona muri sinema nyarwanda kikiburamo uvuga ati iki kiramutse gikozwe cyangwa se iki nyine gikosowe byaba ari sawa reka nkwereke kugeza kuri ubu nyine turacyari kuzamuka ariko turabura indimi kuko ahantu njya mbibonera hari igihe za casting zivuye hanze ugasanga mu bantu bose twari tuzi muri sinema habuzemo na 1% cyangwa habuzemo 2%. Nimba bashaka wenda mu bantu w'ikigero cy'imyaka 30 bagashaka ururimi wenda bakabona nka 10 bashaka 100 babantu bose bashaka twizeye niba bafata ugasanga bagiye mu bandi bo hanze bari banze gukocinga bavuga ati barashaka mu myaka 50 ugasanga wenda baramubuze ugasanga babonye babiri cyangwa bagasanga ntibari kuruvuga nko kuri level bashakaho nyine ururimi turacyafitemo ikibazo urumva atari ikibazo cya education ni umuntu ashaka kurangiza kaminuza kamwereke ntabwo nemera ko abantu bose bazaba successful kubera ko bize icyo ni icyambere sibyo ariko hari uburyo bushobora gukorwa bundi nk'ubu ngubu ku mukinnyi ava mu Rwanda akajya gukina muri hanze bakoresha icyongereza gusa kandi akazabasha kuba bigakunda bivuze ngo yagiye muri ya miriye bakoresha cya kirimi urwa rurimi n'iki simvuze wenda ngo badufate batujyaneyo ariko turi naha hashobora kugira umuntu ufungura center runaka cyangwa wenda RDB kavuga ati tugiye kujya twandika no script za script mwakinnye muziduye tuzikoresha as exercise nimba yari indoto tukayihindurira ururimi tukashyira mu cyongereza na wa mwanditsi akamenya kwandika muri rwa rurimi noneho babakinnyi mubazana bajya bagira wenda rehaso y'isaha imwe nimba yari kinye mu kinyarwanda noneho reka noneho tumufasha bikore mu cyongereza nimba ashaka gufata ya script mu cyongereza wa munyamahanga zaza mbasha kuba nabikora ariko ubu nimba ndi kugira ubwoba ku kinyarwanda ku cyongereza bizakunda mu cyongereza saho byakunda ariko ningenda nimenyereza kuko natwe kujya tumenyere kamera byasabye kwimenyereza none urwa rurimi ni ntangira kurwimenyereza umwaka wa mbere uwa kabiri nese umuntu azasabye ko ajya mu ishuri je impamvu nanivuze gutyo ngo ikibazo ni education ni ukubona kugira ngo tujye ku isoko ry'umurimo muri babandi bakompeta muri za ndimi urasanga turi gutsindwa so niba muravuze nti izo ndimi babishyizemo imbaraga niba ari umwana ndabyiko wenda nkatwe ngiye nize mu gifaransa nize indimi iyo wagendaga imbere ugakora dissertation cyangwa se ugakora exposition urumva ku buryo niba ari igifaransa nyine witoza kukivuga ariko uyu munsi urasanga umwana ni umunebwe kwandika yaba ikinyarwanda yaba icyongereza nyine n'abanebwe so niyo mpamvu navuze ndetse ntabwo cyaba ari ikibazo cya education nyine nane se hari imyaka utasubira mu ishuri nimba yarangije primaire akaba ageze muri 30 se aragenda ngire asubire mu wa mbere kuki none abo ngubu noneho bo byitwa ko umuntu azi indimi ariko yize muri bya bigo bikomeye bihenze kuki ahubwo none n'ababandi bari ba rubanda rugufi kuki nyine batigishwa bya bintu hari umuntu wambwiye ngo ikibazo nuko bya bintu urabyiga utabyumva neza warangiza ugasubira ukajya kwigisha n'ubundi bya bintu tumvaga neza niko yambwiye ariko ubwo sinzi niba ariko abyumva nabyo byashoboka sibizi gusa kuri sinema ho ni icyo kibazo yego turimo turagana ku musozo ni ikihe gice wikundaho ni ikihe gice yego wikundaho yego ko bega ikibazo shayi intoki zo nimbiye goko kangwereka yewe nimbiye yego ko shabara nabimbwira nkabaseka nkuga ati kuki ubibonye utinze yego ariko shani hose oya ndashaka ki oya ni hose ni ikihe gice utiyizeho ku mubiri wifuza kubona ntiyizeho yego ngoko
shaho hagiye aturabona ndakabije gusa cyabariki ntiyiziho nifuza kubona reka ngweze nk'urugero yego nk'inyuma amatwi surahazi yego yikoresheje miliyari ebyiri hano nzi ko hari n'umwana aramuzi twatse umukara bavuga ngo n'umwana hano nzi ko kariho nyuma yo gutwi ngaka hano ubwo rero igice ntiziho nifuza ko oya ntacyo ahantu nkeneye kurankira miliyari nyuma y'indi nkahindukira nkahareba kandi usa n'umuntu ukunda kwirira muri miliyari uyera abanye umwanya noneho ngiye muri dushe irimo miliyari barasezera ni ukuri sinkubeshye barasezera pe umara igihe kinini muri dushe cyane cyane kabisa okay reka nsoze uri reka nibagiwe ngo iyo mwe n'umuntu twaganiriye urumva nakubazaga yego twanagare neza byatari ndifuza kugira ikibazo mbaza kimwe wajya gureba abandi bakora ibiganiro yego cyangwa nawe ubikora aba boss bawe ko ntabwo ari boss hari aho hose bakoraga sibyo ubikora aba boss bawe ndabiza bagufite muri mind yawe uvuga ati umuntu biroroshye kurumva yagiye agura kamera ashaka abakozi ashyira hariya ubundi ibiganiro birikora ko nawe ajya gushaka amakuru yego ubu noneho ni wowe noneho uri gukora byose ayo makuru urayishakira ukanibera boss ku giti cyawe niki how do you feel urumva umeze ute wa muntu wabaye umuyobozi wawe cyangwa boss wawe mbere uri kumva icyo gihe yarameze ate harimo pressure yego ariko hakabamo na challenge urahamagara umuntu ukora ko wenda muri inshuti ati ndashaka ikiganira kwatereka reka ntago mpari ufite bisaba kuta giving up kuko ni ibintu navuga ngo byiza kuri ngewe ko nkica no yatangiye from scratch nta sub ntabwo wagiye kugura ikora ntabwo nagiye kugura so bivuze ngo rero byari bigoye n'ubu biracyagoye birababaza kubona wakora ikiganiro cyiza wagishyiraho ntikirebwe nk'uko ubishaka ariko nk'uyu munsi maze kujya mu masaha 2200 ngahe bitangiye kurebwa ubundi kumva nishimye ntakubeshye ubu ngubu ntago wambwira ngo uzumpereza akazi nkwemereye yego kuko nyine hari vision nshaka kuko ndifuza kuzakora itangazamakuru navuga ngo rifite intumbero ndifuza kuzagira igitangazamakuru cyanjye kinini kitari YouTube gusa ibyo ni ibintu nkora nyine nsayimana ko one day nzavuga nti mfite televiziyo cyangwa se radio yanjye yego mvuga nti nayikuye mu gukora yego so nizo vision ariko uyu munsi ndumva nishimye none se wa muyobozi wawe nyine icyo gihe gukoreshaga icyo gihe uko yatekerezaga ntabwo abikubwiraga ntabwo avuga ngo ntekereza gutya yandire bigenze gutya sibyo nawe none muri place ye hari ikintu wumva hari ibyo numva uyu munsi nkuko nabikubwiye kera hari igihe yakubwiraga nk'ikintu ako niko nashaka kuvugaho ubundi urumva ni urugero uri kumva impamvu wumvaga kubwira cya kintu gukora cya kintu ukavuga ati ngubu rero nintagikora uko byenda kose nta wundi uri bugikore uzi yuko bucya mu gitondo saa 12 zikazamo ugitekereza atari ko iki kintu ndagikora mu ihenzira kandi icyo gihe saa 3 wagaryamye uzi bwa ngakora extra hours yo wakererwaga wenda wagomba kujya akazi saa 3 ukagira saa 4 ukumva ko nta birenze yego ariko ubu ngubu ubu hagera mbere n'utume ukamurindira n'icyuka ntago bizwi n'umukameramani wanjye nakora umukamera woman nashakaga kumva nyine how you feel nyine uyu munsi ndi kumva mfite amashimwe nakubeshye kuko ntago ari nzi ko and then na proud yego cyane ntago numva ko abanyarwanda bahita banyakira nkuko banyakiriye ndanabashimira ku rukundo bayingaragariza ndi umuntu utagira reka mbyite utuntu twinshi ariko nyine uburyo banyakiriye byarashimye cyoko nazaza kubangusha kugitwikiraho ntago bishoboka Mirera atambutse atweretse uko yagendaga reka nizo tayita ngiye nabivuze muri intro yanjye ikiganiro nakoze uzaza hano azaje kuri ibiganiro bimeze neza nta byo gutwika sinzaza ngo nkuvuge nabi ubwo ibyo wambwiye nibyo nzanye yego nibyo ngibyo wakoze rero wakoze cyane kandi blessings kandi komeza utera imbere awishko tsoya gukorera n'ikindi kiganiro urakoze ko nyine uganira ubundi bana dukomeze
tuzamurana. Nta kibazo cyane. Wakoze rero. Nawe. Yego mwakoze namwe barebye ikiganiro. Nitwa Leandra Niyomugabo, iyi ni Leya Entertainment. Wakunze ikiganiro wagisangiza abandi cyangwa se ugasangiza abandi na channel kugira ngo dutere imbere. Blessings, call me no hate aho muri hose, Nyagasani abishimire.